Ndagusuje ngwifurije igitondo cyiza nizere ko umeze neza nizere ko uri amahoro wowe udukurikiye uri hirya no hino hatandukanye uri mu majyaruguru amajyepfo iburengerazuba iburasirazuba ndetse n'andi atandukanye arimo umujyi wa Kigali ariko kandi tutirengagije n'abadukurikira muri hakurya y'igihugu ubwo ndavuga abantu badukurikira bari muri Amerika ndetse n'andi atandukanye mwese tubifurize kugira ibihe byiza ariko kandi tubonereho kubifuriza kugira intangiriro nziza z'icyumweru turi tariki 7 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2025 turi kuwa mbere mu munsi wa mbere w'icyumweru nyuma y'igihe kinini abantu bari muri konji akazi kongeye kagarutse ubwo rero reka mwese tubifurize kuzagira icyumweru cy'umugisha ndetse kirimo amafaranga muri aka kanya rero ndagusaba gukora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano kugira ngo tujye atubana buri munsi dutangiriye amakuru agezweho mu karere ka Rwamagana muri aka karere harimo haravugwayo amakuru menshi atandukanye nkavuga ko abantu 12 bakomerekeye mu manuka umwe ndetse iramuhitana mu gihe kandi ndaza kukubwa byinshi bitandukanye nkaho i Rubavu ndetse n'andi henshi hatandukanye ubwo ndi kuvuga ku mipaka y'u Rwanda ndetse na Uganda abakoresha imipaka y'u Rwanda na Kongo biyongereye ibihumbi 23 kuva aho M23 ifashe Goma ese biri guterwa n'iki ibyo byose nibyo turaza kuba atugarukaho mu gihe ndaza kukubwira ko imiryango irenga 2000 i Rubavu n'ubundi itagira ubwiherero ibi nibyo tugiye kuba atugarukaho muri iki kiganiro ariko kandi ni kiganiro ngusaba nyine inkunga yawe by'umwihariko nyine murabona ko nyine turacyafite abantu bake yanda gusaba gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi munyemerere duhere mu karere ka Rubavu mu karere ka Rwamagana reka ariho duhera muri aka karere abantu 12 bakomerekeye mu manuka umwe iramuhitana polisi y'u Rwanda iratangaza ko imanuka y'imodoka yo mu bwoko bwa Scania yari yabuze feri yagonze izindi modoka zirimo Coaster itwara abagenzi bituma hakomereka abantu 12 mu gihe undi umwe yitabye Imana iyi manuka yabaye kuri iki cyumweru tariki ya 6 Nyakanga 2025 ibera mu karere ka Rwamagana ahazwi nko mu kabuga ka Musha mu rugabano rw'imirenge ya Musha ndetse na Gahengeri umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda Emmanuel Kayigi yavuze ko imanuka yatewe no kutaringaniza umuvuduko ku mushoferi wari utwaye imodoka nini yo mu bwoko bwa Scania aho yavuze ko ahagana saa 4 ngaribwo iyi modoka nini yageze mu makorosi yo mu kabuga ka Musha umushoferi ananirwa kuringaniza neza umuvuduko yahise agonga imodoka eshatu zirimo ivatiri n'indi modoka ndetse anagonga Coaster yari irimo abagenzi yayigonze ayiturutse inyuma bituma ita umuhanda iragenda igonga ibiti yakomeje avuga ko abantu 12 bahise bakomereka barimo umwe wakomeretse mu buryo bukomeye undi umwe rero we yahise yitaba Imana icyateye imanuka avuga ko ari ukunanirwa kuringaniza umuvuduko ku mushoferi hari ahantu ni ahantu hamanuka cyane ku buryo bisaba ko uba waringanije feri neza mu gihe uri kuhamanuka uyu mugabo Kayigi Emmanuel Kayigi ni umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda yasabye abatwara imodoka bose kwirinda gukorera ku jisho no gucunga ahari abapolisi cyangwa kamera ubundi bakiruka cyane yavuze ko gukumira impanuka bireba buri wese cyane cyane umuntu uwo ari we wese ukoresha ikinyabiziga aho yavuze ati abashoferi nibareke gucunganwa n'abapolisi cyangwa se kamera buri wese atwara imodoka yumva ko gukumira impanuka ari inshingano ze iyo utwariye ku muvuduko wo hejuru ushobora guteza impanuka buri wese nabigire ibye kuko impanuka ishobora kubaho igihe icyo ari cyo cyose kuri ubu abakomeretse bahise bajyanwa kuvurirwa ku bitaro bya Rwamagana aho abakomeretse byoroheje bavuwe bagahita bataha mu gihe abandi bakitabwaho n'abaganga nkuko nabikubwiye umwe muri we niwe wakomeretse mu buryo bukabije ni mu gihe umwe nawe yahise yitaba Imana ni bamwe mu bari bari muri Coaster itwara abagenzi 12 bakomeretse umwe akomereka bikomeye umwe yitaba
Imana. Ngahe nguko ni byabereye mu karere ka Rwamagana. Ngira ngo ariko ni n'ibintu polisi y'u Rwanda ikunze kugarukaho umunsi ku munsi, wenda ubwo ni comment ntoya ku byo nakabaye nkubwira byinshi. Nuko ubundi mu bice by'intara, ariko si n'ibice by'intara akenshi usanga uyu munsi wa none ikibazo mu Rwanda dufite, sinshatse kuvuga ko ariho hantu habimanuka cyane, ariko ikibazo gikomeye u Rwanda dufite uyu munsi wa none, usanga umushoferi, ab'umunyonzi, ab'umumotari, ab'umushoferi nyine w'imodoka, imodoka iyo ari yose, usanga ni abantu bakurikiza amabwiriza ya polisi kurenza uko batwara uko babyize. Donc ni ukuvuga ngo ni wa muntu uragenda nagira ahantu hari kamera, aragenda gake gake neza, tware neza, ntago arajya kudepasa aho bitemewe, ntaragira ate umuvuduko arabaye ushyize yawuringanije neza. Ariko namara kuyirenga akabazi k'iyo karitsiye yagezemo itanabamo abapolisi, ayinyarutse ku buryo ashobora no kuba gutwaye ukagira ubwoba, urwaye umutima ntago wagenda. So ibyo ni bimwe nyine mu bibazo uyu munsi none igihugu cyacu gifite. Dufite ikibazo cy'uko dufite abanyonzi, abashoferi, abamotari badakurikiza, donc bakurikiza amabwiriza kubera ko bibaye ngombwa. Si nibyo gusa, rega n'aba bamotari cyangwa se n'aba bashoferi abenshi utabategetse utari bubahane, ndahamya nashidikanya ko bose nta n'umwe wagura ubwishingizi, n'umwe ku ijana. Donc ubusanga ibintu byinshi babikora kubera ko babitegetswe, babibwirijwe. Ntago ari ibintu bakora kubera ko bazi ko ari ngombwa, ntago ari ibintu bakora kubera ko bazi ko babyize, kuko umuntu ari kwiga amategeko y'umuhanda n'ibiki byose barabyiga. Ko umuntu ajya kubona perime, ibyo byose abizi, azi umuvuduko agomba kugenderaho, azi uburyo agomba gutwara, azi igihe agomba kudepasa, azi ibyapa icyo bisobanuye. Ariko ibyo byose byubahirizwa mu bice bifite kamera. Buriya niyo mpamvu akenshi uzasanga mu bice bisohoka Kigali, buriya muzanacunge mu bice bisohoka Kigali, zino nkengero za Kigali, iyi mihanda ijya iyo ngiyo za Rulindo uzamuka ujya za Musanze, iyi mihanda ujya za Kamonyi, iyi mihanda nyine ujya za Rwamagana, uzacunge kenshi cyane ni imihanda ikunda kuba, iyi mihanda ujya za Byumba ni imihanda ikunda kubamo imanuka cyane. Kubera iki? Kuko ngo iyo amaze gusohoka Nyabugogo ageze ku giti cy'inyoni, ari umushoferi, yarangiza we akabona ko ageze ahantu hataba polisi, ageze ahantu hatari kamera, wenda uri kumva, noneho ageze mu muhanda yumva ko ari free. Ageze mu muhanda yumva ko ari free, ku buryo ashobora no gukata atanarebye ngo ninde uri inyuma, ku buryo ashobora no gutekereza kudepasa atanatekereje intera iri hagati ye n'ikorosi riri ruguru, ku buryo ashobora no kudepasa akaba yahura n'indi modoka. Ariko ibyo ntabitekereze. Kubera iki? aba expectinga ko ari mu muhanda uri free, yadepasa kandi bigakunda, kandi arabikora rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, bigakunda, akaba atoka it's fine. Ni ibintu bisanzwe nyine umuhanda amaze kumenyera. Ariko you never know, ushobora kudepasa inshuro 5 iri ya gatandatu ugakora impanuka. So abashoferi rero, yaba abamotari cyangwa se abatwara ibinyabiziga binini, ubwo nibyo ngibyo nyine polisi iri kugenda ibasaba. Reka dukomereze n'ubundi hafi aho ngaho za Rubavu ndetse n'ahandi hatandukanye. Abakoresha imipaka y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biyongereyeho ibihumbi 23 kuva M23 yafata Goma. Imibare itangazwa n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu igaragaza ko abakoresha imipaka ihuza akarere ka Rubavu na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuye ku bihumbi 20 bariho muri 2020 kugeza 2024 bagera ku bihumbi 43 muri 2025 gusa, nyuma yuko umujyi wa Goma ubohowe n'umutwe wa M23. Iyi mipaka irimo uwa Grand Barriere uzwi nka La Corniche,
Petite Barriere na Kabuhanga ihuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda isigaye ifungurwa saa 12 za mu gitondo igafungwa saa 4 z'ijoro. Mbere ya COVID-19 iyi mipaka itatu yakoreshwaga n'abantu barenga 50,000 ku munsi n'uwa Grand Barriere ugakora amasaha 24 ku yandi. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper mu kiganiro n'igihe yatangaje ko imibare y'abakoresha imipaka ihuza akarere ka Rubavu na Kongo bageze ku bihumbi 43. Ati imibare y'abakoresha imipaka ya Grand Barriere ndetse na Petite Barriere yarazamutse ku buryo bageze ku bihumbi 43 hatabariwemo abakoresha umupaka wa Kabuhanga. Abaturage baganiriye n'igihe bakorera mu isoko rya mbukiranya umupaka wa Gisenyi bagaragaje ko basigaye bakora ubucuruzi bushingiye ku cyizere kuko abanyekongo nta mafaranga bafite. Impamvu nuko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwafunze banki z'Igoma bituma abaturage babura amafaranga yabo bari barabikijemo. Utamuriza Gentille ati nubwo haba hari abacuruzi tutizeye nge simbaho ibicuruzwa ariko uwo nizeye ndabimuha agacuruza akazanyoherereza amafaranga ntabwo batwambura kandi impamvu nyamukuru tubibaha nuko tuzi neza ko nta mafaranga bafite. Akomeza avuga ko abanyekongo mu gihe cya mbere ubwo babaga bafite amafaranga batagezaga saa 6 z'amanywa bakiri gucuruza kuko bahitaga babagurira. Undi mubyeyi utifuje ko amazina ye atangazwa ati abanyekongo kuva na mbere bari abakiriya bacu bahuye n'ikibazo kitabaturutseho tubaha imari bakagenda bagacuruza bakagaruka kutwishyura gusa ntihaburamo bake bakwambura. Akomeza avuga ko kubera banki zitarafungura imiryango mu mujyi wa Goma bisigaye bisaba ko gukoresha igishoro kinini kuko ibicuruzwa byinshi babitanga ku ideni. Sifa ukomoka mu gace ka Ndosho muri territoire ya Nyiragongo yavuze ko ibicuruzwa biva mu Rwanda bijya iwabo byiganjemo imboga n'imbuto nawe agahamya ko basigaye bakora ubucuruzi bushingiye ku kwizerana. Ati banki zarafunzwe bidusaba gukoresha amafaranga make twari dufite mu ngo zacu cyangwa tukaza bakaduha ibicuruzwa ku ideni rishingiye ku cyizere tukagenda tugacuruza tukagaruka kwishyura bishize. Akomeza avuga ko bakeneye ko banki zafungurwa bakabona amafaranga yo gukoresha. Muri Mutarama 2025 nibwo AFCM 23 yatangiye kugenzura imipaka ihuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ku gice cya Goma bibuko no muri Gashyantare ubwo uyu mutwe wabohoraga umujyi wa Bukavu. Ibi nibyo twakunze kujya tugarukaho. Abaturage uyu munsi none nubwo banki zifunzwe cyane cyane mu bice M23 iyoboye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyine nubwo banki zawo zifunze ariko umuturage arakubwira ngo ibi byishimo mfite uyu mutekano mfite aya mahoro mfite nabiherukaga kera cyane. Aha ni naho abantu bagaruka bakavuga bati ni gute turajya kwivanga mu kibazo cya M23 na Kongo. Imiryango mpuzamahanga iraza kwivanga muri ibi bibazo gute k'abaturage bagaragaza ko aho M23 uyu munsi none ugiye gutoresha abaturage batuye muri biriya bice ukabatoresha ukababwira uti muhitemo M23 Tshisekedi bakubwira bati turatora M23 kubera ko niba bakubwira ngo amahoro bari barabuze barayabonye, niba bakubwira bati ibyishimo bari barabuze barabibonye, none se ubwo muturage wamuhagarika gute? Uwo muturage wamubuza gute? We arakubwira ati ibyishimo nari narabuze narabibonye, amahoro nari narabuze narayabonye, none se ubwo umuntu wamuhagarika gute? Mbwira ukuntu ushobora guhagarika umuntu akubwira ko cyangwa se nyine urumva niba ibice biriya bice ni binini ufate Goma yose ufate Bukavu yose ndetse n'ibindi bice bimwe na bimwe urumva umujyi wa Goma wonyine ufata ukuntu ari munini uteranyeho na Kivu y'Amajyepfo nyine bimwe mu bice byaho ubwo harimo za Bukavu n'ibindi bitandukanye urumva ufata ibyo bice byose abaturage bahatuye barakubwira bati tubangamiwe nuko leta ya Kongo ahubwo ikitubangamiye ikaba yarafunze banki ariko ubundi amahoro dufite uyu munsi nta hantu twigeze tugira dute twigeze tuyabona. Nese ubwo muturage kujya kuvuga ngo uri igihugu runaka kujya kuvuga ngo ngura umuryango mpuzamahanga runaka wowe urajya ahubwo kujya guhagarika M23
kumva ko wahagarika M23 egare kubangamira abaturage, kuko uyu munsi none umuturage ahari ajya gusenga mu misa ku cyumweru, agasenga akavuga ati Mana mfasha M23 bikira, kubera ko nicyo kintu cyonyine kiduhaye amahoro. Uyu munsi none umuturage ntabwo ahangayikishijwe nuko banki zifunze, ahangayikishijwe nuko FIDC ishobora kujya gute kongera kwigarurira biriya bice, bahangayikishijwe nuko FIDC yakongera igafata ibice M23 igira ite igenzura, kuko barakubwira bati FIDC nta kindi yakoraga kitari ubujura, barakubwira bati nta kindi kintu FIDC yakoraga usibye gusahura imitungo y'abantu, nta kindi kintu FIDC yigeze igira ite yigeze ikora usibye kwiba. Uri kumva? So ubwo rero abaturage barakubwira bati uko byagenda kose dukwiye kuguma mu maboko ya M23. Uyu munsi none umuturage utuye wegereye Rubavu arakubwira ati kuza guhaha mu Rwanda uyu munsi none byongeye koroha, ndetse kandi twamye duhahirana, kera FIDC itarigira nabi twamye duhahirana, ndetse nuko nabigarutse mu nkuru mbere ya 2020 nuko ngo mbere ya COVID-19 abantu barenga 50,000 mu minsi 30 nibo bakoraga ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Baragenda baragabanuka FIDC na M23 bitangiye kurwanira, FIDC itangiye kubangamira abaturage, baragabanuka baragenda bigabanyamo hafi 1/2, baragenda bajya ku bantu 23,000. Urumva uyu munsi none mu gihe gito cyane kitageze no mu gice cy'umwaka, mu gihe kitageze no mu gice cy'umwaka, urumva ni imibare yatumbagiye ku buryo umunsi none tuvuga tuti abantu 43,000 bose, imibare yongeye gusa nk'iyikuba kabiri, abantu 40,000 bari guhaha. Urumva nahoze mvugana n'abacuruzi bacuruza hano mu mujyi za downtown, baba bari kumbwira bati Bosco zana amafaranga dukora ubucuruzi. Uyu munsi none kujya kurangura Igoma ibintu biroroshye, kuko niho hantu havaga utuntu tw'uducago, ariko nanone kubera ko abanyekongo badafite amafaranga nabyo ni imbogamizi, ko uyu munsi none kuba umuntu ugiye guhahira adafite amafaranga ashobora kuguhenda ni kimwe, icya kabiri naramuka aje guhaha mu Rwanda bizagusaba ko mukopa, nutamukopa nta bakiriya uzaba ufite benshi, ariko kandi nanone n'umukopa ashobora kugira ate ashobora kukwambura. Niyo mpamvu abaturage bavuga bati turi gukorera ku cyizere tutitaye ko hari abashobora kutwambura, ariko ntibibujije ko hari abo tubihereza bakatwishyura kandi ku gihe, cyane ko abaturage batuye muri biriya bice muri Goma na hehe ni benshi cyane, ku buryo umuntu utwaye y'ibicuruzwa bye aragenda agacuruza kandi yewe hari n'abanyarwanda uyu munsi none ahubwo batari no gukorera Rubavu, bari kujya bo kwicururiza, bari kubivana iwabo akabirangura iwabo, akanabyijyanira akabijyana Igoma akagenda akabicuruza. Uyu munsi none abaturage baravuga bati iyaba M23 yakomezaga ikayobora kiriya gihugu, ikayobora kiriya gihugu, ubwo rero ngira ngo ni ibyo ngibyo, nibyo ngibyo. Reka dusoreze mu karere ka Nyaruguru, aho abaturage by'umwihariko abagore b'inyaruguru bavuga ko ifungwa ry'umupaka w'u Burundi rwose ngo nyuma y'uko Burundi bufunze umupaka wa Kanyaru, ati bafunze umupaka ntibadufunze ibitekerezo, niko abaturage bavuga. Bamwe mu bagore bo mu karere ka Nyaruguru bakoraga ubucuruzi bwambukiranya imipaka bavuga ko nubwo nyine umupaka wa Kanyaru uhuza u Rwanda no Burundi ufunze, bishatsemo ibisubizo bagakorera mu matsinda hagati yabo kugira ngo badasubira inyuma mu iterambere, bagahamya ko bitabasubije inyuma. Ibi biravugwa mu gihe hashize igihe kitari gito ku mupaka w'u Rwanda no Burundi hatagaragara urujya n'uruza rw'abantu cyangwa ibintu, ibyatumye bamwe mu bagore bo mu karere ka Nyaruguru bahoze bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ubu basigaye bacururiza imbere mu gihugu. Aba bavuga ko nyuma y'ifungwa ry'imipaka bafunguye amaso bakongera kwikebuka, bagahuza imbaraga bagamije kwiteza imbere binyuze mu matsinda bakoreragamo, kuko bigishijwe kwishakamo ibisubizo no gucunga umutungo bafite, banawongera bakora cyane kandi bibanda ku mahirwe abakikije mu gihugu imbere. Ibi rero akaba ari bimwe
ubwo nyine nagarukaga kuri bamwe birubavu kuri inshuro ngarutse ku Banyaruguru. ubwo rero urumva ko ibihugu by'amahanga bishaka byakwitonda, kuko u Rwanda ni igihugu cyafunguye mu mutwe abaturage bacyo, ku buryo umunsi wa none umuturage w'u Rwanda kumubwira ngo wafunze umupaka he doesn't care, nta kintu bimubwiye kumubwira ko wafunze umupaka, kumubwira ko wagize ute, he don't care rwose. Nushaka ufunge yose, bo barakubwira bati dufite igihugu gifite ubushobozi bwo gukora ibishoboka byose, ibintu bikagenda neza, bikarushaho kugira gute kugenda neza. Munyemerere mbashimire mwe mwese twabanye muri aya makuru. N'iki amakuru nakita ikiganiro, kuko ni amakuru tunyuzamo ibitekerezo byacu bidakuyeho ibyawe. Ndagushimiye cyane rero, reka tuze gusubira mu masaha ari imbere, ubwo ndaza kwanzanye andi makuru agezweho. Nitwa Jean Bosco Kabayisenga, Imana yirirwane nawe.